niba Pawulo yaravuze ngo ku bayuda nzigira umuyuda, kuki ushaka kwigira umugiriki mu bayuda? Kuki ushaka kwigira umuyuda mu bagiriki? Gerageza use nabo. Mu yandi magambo, umuhamagaro wawe ushobora gukingwa bitewe n'uburyo witwaye muri sosiyete. Ubugize umugiriki mu bayuda kandi wari ukwiriye kuba umugiriki mu bagiriki n'umuyuda mu bayuda. Jewe niko nabitekereza. ako kantu gasubiremo kuko iyo niyo context ubundi hari igihe usanga umuntu yakoze ikintu cyane cyane muri ibi bintu bya dynamics za ibigezeho n'ibitagezeho. Tuba dukeneye wisdom, kumenya ikigezeho ariko gifite akamaro n'ikigezweho kidafite akamaro cyangwa ikigezeho kidahesheje Imana icyubahiro. Bikaba ari ingingo ugeze kuvuga, aravuga ngo mu gitabo cyanditse ashyiramo ingingo ivuga ngo kuba umukristo mpuzamahanga. I love that. None Amen, yes, that's a good one. ni gute nabo umukristo kandi nshobora gufite ingamba. Dukomeze mu nsanganyamatsiko. Ese ubukristo ushobora kugendana n'ibigezweho? Pastor JP. Aho se ibigezeho ushaka kujyana n'ubukristo kuko njyewe nshobora kuba umukristo ariko nkamenya n'ibyagezweho n'agaterime kariho nkagakoresha n'umwambaro uriho nkaba nawuserukana neza ku cyumweru mwambaye. yes uraza kumfasha? yes ngira ngo muri biriya hari aho batubwira ngo byose turabyemerewe ariko byose ntabwo bifite akamaro. Ikindi nkuko natangiye mbisobanura, ibigezeho bituzana ibintu byinshi cyane mu buryo bijyanye n'imyemerere yacu. Tugomba kumenya ngo ibi ngibi ni normal, ibi ntabwo biri normal. Hari nka babiri extreme tugeze kuvuga cyane cyane uzigize komozaho ubona kabisa bihabanye n'ubushake bw'Imana cyangwa se n'umugambi w'Imana. Ibyo ntabwo twanabitindaho, ariko hari n'utundi noneho wenda duto dusanzwe no kwambara mu buryo butahesheje Imana icyubahiro, wenda amagambo runaka cyangwa iki. Urabona nkuko natangiye mbivuga, iyo tuvuze ibigezweho ni bigari, harimo ibintu byinshi cyane. Ubu tuvuze nk'ibikoresho nka new technology, ibyo ni ibigezeho ariko ibyo turabyemerera kubikoresha. Turavuga ubutumwa kuri online, ibyo ni ibintu bigezeho. Mu myaka ishize ntabwo byari bihari. Tugenda mu mamodoka, hari igihe amamodoka atarahari, ibyo turabyemerewe. Kwambara neza turabyemerewe. Ariko nanone nk'abantu bizera Imana, ya mizere twavuze iri authentique, tugomba kugira ubwenge twareba nimba hari ibindi byaseseyemo biva muri bwa bukana butarimo ubumana, cyane cyane bisunikwa n'abafite filosofe zindi. Tugitangira n'uzagerageje gusobanura mu buryo bwimbitse Pastor Flori. Ngiye kwa ngurugero ruto kugira ngo tubyumve neza. Ari ku ishuri muri class muri Amerika, dufite umuprofesa w'umunyamerika urimo kutwigisha. Avuga ikintu we cyane cyane yavugiraga umucyo w'abanyamerika, aho ushaka ngo kitubere isomo ku mucyo w'abakristo. Yaravuze yari umugabo ubona kuzemo kandi abivugana agahinda kenshi. Yaravuze ati hari ibintu bimbabaza nk'umunyamerika, kubona hari ibintu bibi byitwa ko bigezweho abanyamerika bakora ndetse bakanexporta hanze, mbese bakohereza no mu yandi mahanga. Ati bikitura ngo ni American culture. Ati kandi that is not American culture. Ati abantu bagomba gutandukanya, ati baba bari muri Amerika baba bari ku isi, bagomba gutandukanya American culture and pop culture. Pop culture ni ya popular culture nakubwiraga, cyane cyane ibiva za Hollywood n'ibindi. Urumva? Ati ubundi culture yacu y'abanyamerika, turi abantu biyubaha, turi abantu batagenda bambaye ubusa mu muhanda, turi abantu bakunda abandi, ntabwo turi banyamwigenda ahubwo asanga umuntu arikunda gusa. Ati turi abantu bafite indangagaciro, ntabwo turi abantu bari aho gusa badafite indangagaciro bemera.
ati turi abantu b'inyangamugayo, mbese avuga za n'agaciro nziza natwe abanyarwanda twemera. Urabyumva? Ati rero impita nibuka abantu bacu b'i Kigali. Hari n'ikindi yavuze ati tubaha ababyeyi, abana bagomba kuba ababyeyi, ati ibyo abana kutubaha ababyeyi tubanza ngo American culture. Ati no that's not American culture. Ati kabisa abo turabihakanye. Urabyumva? So rero hari abantu bakora amafuti cyangwa bakora ibintu bakabyitirira American culture cyangwa se bakibyitirira ibigezweho. Urabyumva? Nuvuga ngo niba umuntu ageze kwiyambura ubumuntu agakora ibyaha akagira gutera za ngo urabona ngo nibyo bihe tugezemo, oya ngo ndi cool, oya you are not cool. You are a sinner cyangwa se you are wrong. Urabyumva? Noneho rero ibyo tugomba kubitandukanya kandi tukagira ubwenge butangwa n'Imana kugira ngo dushobore kugira iyo discernment. Ikindi cyanyuma narangirizaho ni nko gushimangira icyo nari navuze. Hari bamwe usanga agerageza nimba nabyita kwitiza ibyo bintu cyane cyane nk'iyo mivugire kugira ngo afiting in. Iyo rero umuntu yatangiye guterwa n'uwo mwuka kugira ngo afiting in, uvuga ngo ntabwo aba ari fiyeri no kwizera kwe. Ntabwo ari fiyeri no kwizera kwe. Ngiye guhanga urugero, kera nari Dar es Salaam mu nama bisanzwe by'akazi. Urumva mu nama ndumva byari ibintu bijyanye na East African Community. Twarimo abantu benshi cyane, ngira ngo harimo umuntu imba yavuye muri Uganda cyangwa muri Kenya, yari umudamu ukuzemo. Tujye tuganira nyine ndamubwira ndi umukristo, ni hejuru ibyo nkora bisanzwe, ndi n'umushumba. Hari ukuntu umuntu akora reaction ariko ukabona ukaba wasoma biri mu mutwe we. Umutwe numva nsomyemo ko ashobora kuba hari ukuntu avuze narizi kuri umuntu ugezweho. None ndumva ni nko kuvuga ati ndumva nta kigenda. Niho kuvuga ati mvi ruhande. Numva asa nkaho ankubyemo somehow. Ariko noneho nari mfite telefone irimo zimwe mu ndirimbo zacu za Azaf Worship Band yacu Nyarutarama, muzikuru nyine turirimba like niba nabita nka modern nuza music, ariko tuvuga Yesu kandi y'abana tugerageza kugera muri discipline y'ubumana. Noneho ndimo kuzireba akubita ijisho ati ibyo ni kirimo kureba, namwana yindi band yo muri cyaki yacu. Ati wow, this is good. Noneho mbona ashaka kunyegera, wari wankubye none umuntu arashaka kunyegera. Aturaze nanjye ahantu sengera, ati nsengera muri cyaki nayo inuza ivuga Yesu. Ati mbese atangira no kushaka ngo tubiganireho. Icyo nshaka kuvuga niki, mbona araje ariko ni nko kuvuga ati atubana mbona ko mbona aba worshipinga mu byo buri modern n'abasirimu n'abasirimu. Nguwo ngewe muri sinabimubwiye, ariko nko ari yangaye bwa mbere yanguye, ariko nanjye muri ngewe naramugaye. Utukubere yaravuze ati nuvuga ngo we faith ye iracyari ahantu ikene kugira ngo agire kandi kantu kayitwikira. Nibwo ariko ari bwa Kristo bwa kuri ukristo ni buhagije. Ukristo we ntabwo buhagije, buherekejwe n'ikintu. Kuba buherekejwe n'ikintu. So rero hari abantu n'ahantu tujya tubibona, amusore tuse ntabwo nimo kwataka umuntu wese wese, ariko njya mbibona kuri media z'u Rwanda, ukabona umuntu tuvuge bamuhaye ikiganiro kuri televiziyo, kuri aya ma YouTube televiziyo yateye muri iyi minsi, ukabona nubwo avuga Yesu, nubwo avuga ko ari umukozi w'Imana, nubwo avuga ko ari umukristo, ariko ukabona sifite kunabisobanura ko iyo ufite discernment murabibona. Ukabona arimo kurwana cyane no kugira ngo ubukristo butazi imbere. Ibyo yabigezeho kubwe ubushobozi bwe Kristo muri we. Kristo muri we. None ukabona arashaka imbaraga cyane, ni nkaho Kristo bwe budahagije, arashaka kugira iyindi shusho kugira ngo yemeze isi ko kameme nawe atasigaye inyuma kubera ubukristo bwe, ko nawe agenda n'ibigezweho, ko nayo materime ayazi, ko kwajya sohoka mbese ko narabishyiramo imbaraga cyane. Ukabona ni nkaho atari fiyeri y'ubukristo bwe. Kuri giye waho no hakunze kuba hari ikibazo. Tugomba kuba proud, kuko ndakubwiza ukuri, wenda reka ndangiriza ahangaha. Ubundi ubukristo iyo buri authentique burihagije aho wajya hari hose. Yesu buriya ntabwo yari yaravukiye mu mujyi, kandi uko ibigezweho byose bihera mu mujyi. Yesu yari yaravukiye nuza nubwo yavukiye i Bethlehem,
ariko nuko bari baje ababyeyi be kubera nyine inkomoko yabo hari ibintu byo kubarura n'ibindi ngombwa ko baza abari havukira, ariko ubundi baranje banasubiye nyuma yaho bavuye mu buhungiro muri Egiputa, ubundi ni Nazareti niho yarerewe. Nazareti niho yarerewe, uvuga ngo niho kwa Yosefu na Mariya. N'ubu iyo tugiye gusura muri Israel barahatwereka. Donc Yesu yari umunyacyaro. Yari umunyacyaro. Yesu yari umunyacyaro. Yari umwana wo muri village. So akurira aho ngaho, wibuke agiye gutangira na ministeri ye, babandi bajya kumara hari wavuze ati hari kiza cya Nazareti. Cyari icyaro ariko nanone atari icyaro bya bindi, buri ibyaro nabyo biratandukanye. Hari ibyaro byegereye imijyi, babazi imodoka, bazi kaburimbo, cyari cyaro cya kindi kibisi hana abantu bibaza ngo kubera ngo hari akantu keza kava hariya. Umwana uvuye muri icyo cyaro, urumva aca gatoya igarira hari usanga nk'inkweto yambaye yaraziguze agiye Yerusalemu. Ngira ngo abazakinaho gatoya aho igarira hafi y'inyanja y'igarira, aho hari inzira zijya Damasika n'ahandi hose hari ubucuruzi bwinshi cyane. Atindaho gatoya aranje agiye Yerusalemu, ariko ageze Yerusalemu ibyo yakoze turabizi. Yebana acarenginga bize, acarenginga abayobozi, acarenginga abanyamadini, mbese umujyi wose umenya ko hari umusoro hari i Yerusalemu. Urabyumva? Ntabwo yigeze aba intimidated. Kandi wibuke ibyo byose abikora adatakaje umwimere ibyo yizera. Na nubwo yafashe ati kugira ngo n'influence uyu mujyi kambanze nakira ibyabo, ngira imvugo yindi yabo, nambare nkabo, ngira imyemere nk'iyabo. Oya, we yagumanye ibye kandi arabacarenginga. Ibyo bikwereka yuko imyemere yacu ifite imbaraga. Deni cyanyuma iyo urebye nk'iyi modern nuza development dufite, ibyinshi byagiye bivumburwa n'abakristo. Iyo duhereye kuri printing press, ibi gucapa yego cyangwa ikinyarwanda cyaje komeza gutyo. Kandi mwibuke yuko iyo technology imaze kuza yahise hindura byinshi cyane by'iterambere dufite ubu ngubu. Byakozwe n'abakristo bashaka gukora Bibiliya kugira ngo zibe nyinshi zigere ku bantu benshi cyane. Noneho muri ibihe turimo warazi ko abantu benshi bakomeye, buri hari igihe tujya dutinda kubaririmbi twanga urabona banyakugena ba Michael Jackson, banyakugena ba Whitney Houston, basore ba Boys to Men, ngo batangiye muri church. Na hano mu Rwanda turafite sindivuga amazina yabo, benshi bari muri secular music, benshi batangiye muri church. Baraza muri church kubera ko harimo imbaraga zidasanzwe. Umuntu utari ufite akana kariko kose Imana ikakamushyiramo. Imana ikabaha ubumenyi, Imana ikabigisha gucuranga ibikirangisho byose kuri gitari, keyboard, atagombye kujya ku ishuri akabyiga. Bamwe bakaguma mu itora bagakorera Imana, abandi rimwe nawe bakabivamo bakigira mu isi bakikorera ibyabo. Ibyo nabyo birahari, ariko ibyo bikwereka nanone imbaraga ziri mu myemere yacu cyangwa se mu byo twizeye mu Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Rero ibyo tukunze gutinda ku baririmbyi, abakora ibintu bya art, ibintu by'ubuhanzi n'ibindi byose, ariko biriya si bo bonyine. Ndakubwira ukuri, niyo twajya muri sphere za business, abantu benshi ubutunzi bwabo babubonye kubera ko baciye mu itorero biga discipline z'ubuzima, baza kuba abacuruzi bakomeye. Muri sphere ya politiki hari abayobozi bakomeye tuzi bahereye muri church, biga indangagaciro z'Imana mu izina rya Yesu, baza gukomera. Yego wenda bamwe baracyafite iyo myizerere, abandi wenda baranayireka bafata iyindi myizerere. So ibyo rero bigomba kutwigisha cyangwa se bikadufasha kumenya ko iyi myizerere yacu ntabwo iri inferior. Ntabwo tugomba kuba inferior kugira ngo tugire ibindi bintu tuyicomekaho kugira ngo dushobore kuba relevant cyangwa se twemerwe muri iyi si. Mu yandi magambo ntibishobora kujyana ubukristo na modernity ntibigendana. No, biragendana, ariko sinzi nimba arimo kumvikana. Biragendana ariko ubukristo biri imbere yabyo actually. Bwo bufite authority. Ikosa no kuyoborwa n'ibigezweho, gusa kuyoborwa n'ubukristo. Yes. Okay. Wa mugani kucyo warubajije, nkuko koko twatinze cyane mu byo turi byo kurusha mu byo dukora. Ubu urasa nkaho uri urashaka noneho tujye mu byo dukora. Ndumva nshaka gukoresha icyanditswe kimwe. Ntacyo. Kiravuga Paulo yandikiye abikora n'igice cya 9:20 ngo ku Bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke abayuda, no kubatwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Mu gice cya 10 byo bivuga, yarandika ngo byo mbikora byose ku by'icyubahiro cy'Imana. Ni ukuvuga ngo yigira umuyuda
anigira n'umugiriki byose yabikoze kubw'icyubahiro cy'Imana. Ni ukuri tugomba guhera aho ngaho tutarubaka umuzi wo kumva ngo ubukristo buraduhagije. Jyewe na Kristo turi majorite, jyewe na Kristo turihagije, nta handi tugera. Now reka tugaruke nko kuri cyo wari utubwiye, ese turakomeza kudefanda nta nubwo turi bwatake, ntabwo ntacyo turi bukore. Jyewe ndavuga nka Pawulo hano ni umuhanga, afite ubwenge bwinshi bwo kuvuga ngo ubutumwa bwiza ni nko kuvuga ngo ninjya kubwiriza ubutumwa bwiza, ko turi no mu bihe bibwiriza ubutumwa bwiza. Ese nzakoresha ya materma agoye ya kirokore, ngo reka ducunguze uburyo umwete, ngo kuko ku maguru yombi ngo dukokore karande. Hano hari amagambo umunyabyaha adashobora kumva, ahubwo dukoreshe tuvuge ururimi abagira ikibumva, tuvuge ururimi abayuda bumva. Abategekwa n'amategeko hari ururimi bumva, abagirikiye hari ururimi bumva, ariko urwo rurimi si rwo twe tubyigize kugira ngo twunguke abarimbuka, dukore ibishoboka twunguke abarimbuka. Nibyo yaravuze, aho kugira for you to be relevant muri generation. Ni ukuvuga ngo nujya kuririmba indirimbo, ukaririmba indirimbo ukoresha za ndirimbo za kera za tin tin tiriridi tin tin tiriridi kariya kabonane ntawe uzayumva, ariko nukoresha pop rock bazayikurikira, nukoresha maybe rap nziza yumvikana bazayumva. Nujya gukina filime nako nujya umuntu azabwiriza ubutumwa bwiza, dufate ngiye kwigisha ku bijyanye n'indangagaciro z'umuryango wa Gikristo, zijyanye n'umuryango wa Gikristo. Umuntu uzanyumva ashobora abazanyumva bashobora kuzumvanyumva ari imbarwa, ariko nitubishyira muri filime abazabyumva bazabyumva ari benshi. Kubera iki? Bakunda entertainment, education and entertainment. Kuko isi y'ubu isi y'ubu iyobowe na content, iyobowe n'ibi by'amashusho, video, televiziyo, film. Isi ya none niyo uri inzobere muri leadership, iyo utabikoze mu buryo nk'ubu buri multimedia ntawe ugukurikira, ariko iyo uhagurutse ukabikora ibyo message yawe irumvikana. Hari umukozi w'Imana umwe yavuze ngo Kristo ubu ngubu ngo aje ngo ahantu yatura ngo ni Hollywood, ngo kubera ko ngo he's the best storyteller. Kristo ni inyigisho nyinshi yazigishije akoresheje inkuru, bati yajya Hollywood agakina filime ngira ngo ya partneringa n'uwitwa Tyler Perry cyangwa amastudio ye. Kubera iki? Ibyinshi yabikoraga mu nkuru, ko inkuru iguma mu bitekerezo. So nanjye nkavuga ngo aho kugira ngo koko tugume mu nguni yacu, Kristo twamaze gushoreramo imizi, ni tumusohore tumushyire muri filime, tumusohore tumushyire mu ndirimbo, tumusohore tumushyire no mu buryo bwacu bwose dukoreramo. Dufate no mu buryo n'iteraniro ry'abera rikwiriye kuba iteraniro, mbese mbivuge gute, iteraniro ritarambirana. Kuko if we have the best good news, it should be good when we are even sharing it. Niba dufite ubutumwa bwiza buryoshye, twari dukwiriye no kubwigisha mu buryo bwiza bukurura abantu. Abagabo b'Imana nubaha cyane nka John Stott yaravugaga ngo mukozi w'Imana, nushaka guhindura isi, mu kuboko kwawe kw'iburyo ujye ufata Bibiliya, mu kuboko kw'ibumoso ufata ikinyamakuru. Ni ukuvuga ngo nushaka gusobanura amahame y'ubutumwa bwiza, uyakore uhereye wenda mu ngero z'ubuzima busanzwe z'ubu, aho guhita utangira kuvuga ngo ibizima ngo kimwe ngo wenda gifite ngo amaso, ngo ikindi ngo kirasa nk'intare. Koresha wenda quotation, koresha niba ushaka kuvuga ubwihebe, uvuge ngo ikinyamakuru igihe cyanditse ko abantu 2 muri 5 bafite uburwayi bwo mu mutwe, PTSD, OCD, guhungabana, ubwihebe. Ibyo niba bivuga ukavuga n'ingero zabyo bazabyumva, kurusha gutangira kuvuga ngo ubuze ibyiringiro nuko Paulo ngo atsukira Yopa ngo azamuka ngo agera Ifurugiya. Ugerageje kubishyira mu mvugo y'ubu, ku bwanjye nibwo ushobora kumvikana. Ibyo urumva evidently biragenda bize no mu mibereho. Ngiye kubwiriza abajene nambaye itisi nayigejeje hano,
bashobora kutanyumva n'umukunzi wa mwende ukamukabone wa wundi ucika bashobora kutanyumva ariko ndi bugerageze nambare jeans nisanishe nabo gusa ndi bwige kuvuga ngo ndangiriza he nihe ndangiriza nihe mark nihe ngera dufate nk'urugero ngarutse hano capacité d'élasticité yawe d'élasticité irabiyihe urabona uhisemo uri umuririmbyi cyangwa uri umuvugabutumwa muri community yacu hano mu Rwanda ndavuga reka mpere mu Rwanda duhereye mu Rwanda ugahita ushyiraho amadrede uririmba indirimbo nziza ziramye byakugora gukingurirwa imiryango n'amatorero amwe kubera ko amwe ari somehow traditional aracyafite umuco ujyanye n'umuco w'u Rwanda hari n'amakipe utakinamo sibyo hariho ibintu utakora ariko ushobora ahandi bishobora gukunda ariko hano mu Rwanda ugomba kwitwara niba Pawulo yaravuze ngo ku bayuda nzigira umuyuda kuki ushaka kwigira umugiriki mu bayuda kuki ushaka kwigira umuyuda mu bagiriki gerageza use nabo mu yandi magambo umuhamagaro wawe ushobora gukingwa bitewe n'uburyo witwaye muri sosiyete ubugize umugiriki mu bayuda kandi wari ukwiriye kuba umugiriki mu bagiriki n'umuyuda mu bayuda jewe niko nabitekereza ako kantu gasubiremo kuko iyo niyo context ubundi hari igihe usanga umuntu yakoze ikintu cyane cyane muri ibi bintu bya dynamics za ibigezeho n'ibitagezeho tuba dukeneye wisdom kumenya ikigezeho ariko gifite akamaro n'ikigezweho kidafite akamaro cyangwa ikigezeho kidahesheje Imana icyubahiro it is as simple as that none wamara kugira iyo wisdom n'iyo discernment wamara kubitunganya neza warangiza ukabishyira muri context nyayo uvuze kuko hari umuntu usanga yabishize mu marariye byane tuwavugaga cyangwa se yabishize mu ntege nkeya ze kubera kutizera kwizera kwe atikanshyira ayo madredi nambara ibintu bibi bya bindi nimba ndi umusore nambare ishati mfungura amapesi yose kugeza hano igisozo cyo kigende hanze kugira ngo ubone ko nanjye ndi umujene ugezweho noneho wamubaza tukubera icyo urimo gukora ibi ngibi akakubwira cya cyanditswe ku bayuda ngomba kuba umuyuda kubagirika ngo ariko wabireba neza ufite ubwenge mu mutwe cyangwa se n'uburyo bufatika n'ibimenyetso ugasanga exactly bimeze nk'uko Flori yaravuze arimo kuba umugiriki mu bayuda cyangwa se no kuba umuyuda mu bagiriki ariko ahongera ngo harimo some culture barriers ndiko nari ingingo igeze kuvuga aravuga ngo mu gitabo cyanditse ashyiramo ingingo ivuga ngo kuba umukristo mpuzamahanga I love that. none yes that's a good one ni gute nabo umukristo kandi nshobora gufitinga muri cultures nkarenga izo barriers ziri mu izo nzitizi ziri mu mico ariko mu mutima ndo umukristo and I come very quickly on that nukuri hari igihe dutinda muri deba y'amagambo ariko igihe nsubiye ahandi kuri the fundamentals ubundi hari ibintu hano hanze bitirira abakristo ariko rimwe ugasanga baratubeshyera niko tukirangije universite yavuga ngo myango abakristo ntabwo bakunda gukora abakristo abakristo ni abanyamwanda abakristo ntabwo bashaka iterambere bibera mu ishyamba abakristo bibera mu ishyamba ubuzima ntacyo babwiye bo baratekereza iyo mu ijuru gusa ntabwo se abakristo ni abahe so ugasanga ukuntu barimo gusobanura umuntu actually ukumva ni nk'umuntu amusore to use this word umva ni umuntu udafite ubwenge so ugasanga badushize muri ako gatebo noneho natwe rimwe na rimwe tugashaka kubidefanda nk'aho ari byo none ugasanga twagiye no mu kiganiro na narrative yacyo actually ni nk'aho tubyemera ariko njyewe ibyo bintu simbyemera niyo mpamvu usubira kuri authentic faith buriya impamvu nasobanuye ubukristo ni ubuhe umukristo nindi ntiyamyemerera uwo muntu aho wamusanga hose yaba mu Gasyata yaba i Butare yaba i Rwamagana yaba Zanzibar yaba Nairobi yaba muri Central Africa aho yaba ari hose iyo afite iriya myemere nyayo ndakubwiza ukuri uwo muntu aba afite na wisdom y'Imana mu buryo ibi bintu tujya tuvuga byo kuba relevant ntago bimugora
ntabwo bimugora kuko ubundi ubukristo ntabwo ari an academic nuza mba nabyita ibintu biri discipline feeling ni ibintu ugirana ubusabane n'Imana noneho Imana ikagufasha ikaguha n'ubwenge ukabyifatamo neza. Niyo mpamvu natanze urugero rwa Yesu yari umwana wo mu cyaro ariko ageze mu mujyi yafite inzini kandi aba relevant kandi adatakaje ibye ubukristo bwe. So kandi mu by'ukuri iyo turebye no muri ya throughout abantu bose bagiye bahitamo umurongo w'Imana bajya bahana nabazo bikomeye cyane nabyo mu gihe cyabo ariko bakunye babyifatamo urabyumva uhera igihe cyaba Daniel ndetse na mbere yaho igihe cyaba Dawudi n'abandi bababanjirije ugiye mu gihe cyaba babandi bagiye gutata ari 12 icumi bakirebera ibyabo bakivugira ibyo bishakiye babiri ariko bakabibona mu buryo bw'Imana. Hari ukuntu iyo wahisemo Imana ibintu byose biri mu buryo bw'Imana noneho Imana ikaguha ubwenge ukaba relevant ahantu ahariho hose. Icyo gihe rero iyo umeze gutyo ndakubwiza ukuri ntabwo uswata ari yabita guswata naguhusha iyo wisanze ahantu runaka mu bantu runaka umenya ukuntu byifatamo udakeneye nimba nabyita izindi nyigisho. Okay, umuntu ashaka kuguhugura gahoro gahoro bikagenda biza ariko ubundi ya authenticity yo nyine irakwifashiriza. Kandi ko dukunze kwibagirwa nashaka kugira ngo tuzajye turatwibutsa. Tugana ku musozo unakongeraho n'icyo ugiye kongeraho uze kumfasha umbwire ngo akayungirizo kaza kuba kahe kubera ko hari byinshi twavuze mwajya mu bakora byinshi birimo biraza n'ibindi byinshi byaraje. Pastor JB yavuze ngo dutinde ku cyo turi cyo sinzi nimba gihagije ngo kituyungururire kubera ko hari ubwo yumva nabaye mu Kristo nakijijwe namenye Imana ariko ejo nkumva hazamutse kandi gatekerezo ejo hirya nkabona ubundi buzima ariko muri nge akayungirizo karaba kahe kanyemerera kugira ibyo nsigarana no uko hano twavuze ngo byose turabyemerewe ariko ni ukuvuga ngo nimba tubyemerewe tumeze nk'abafite access ariko hazamo ingingo si byo bidufitiye umumaro ubwo hajemo indi balance ntabwo bose bahuje capacity gukora iyo balance kumenya ngo ubifite umumaro noneho ni common siri ko nasobanura ni cyo kintu kiza kuba rusange kidufasha kwiadapta cyangwa se kuyungurura tukaba muri isi irimo byinshi bigezweho ariko ntidutakaze kwizera kwacu na bya bindi twubatse mbere. Rakoze reka bivuge hanyuma Pastor JB aze kudusoreza. Ndavuga bibiri cyambere bibiri iravuga ngo iyo nzira ni nyabagendwa naho umuntu yaba umuswa azayiyo ngo azumva ijwi rimubwira ngo iburyo rimubwira ngo caha nurangiza uce na akayungirizo ka mbere k'ingenzi ni umwuka w'Imana ukomanga umwuka wawe akakubwira ngo nyamara nturengaho kubera ko nyamara akanyuza mwakumvishe ako ngako buri wese agira iryo jwi yego ahubwo kuri bamwe ntituryumvira kubera iki kuko kamere ibigimige yicaye ku mwuka wacu igisubizo ni ukujya gushaka iyo Mana twavuze uyu utinze mu bihe n'Imana ntabwo ako kayungiro birakorohera kukumva birakorohera kumva icyo ugiye gukora ukumva uragarutse hari icyo wari ugiye kwambara urabona hari deba nigeze kuba turaganira n'abajene bo ku rusengero bakajya bavuga ati ariko si umwenda mugufi n'uwuhe munsi y'amavi ni ku mavi ni kumanuka ndangije soma icyanditswe cyavugaga umutambyi uburyo yazamukaga ndangije ndababwira nti reka nze mbabwize ukuri icyo gisubizo mubajije muragifite mu mutima wanyu mwirushya umuntu wo kubabwira ngo nugere ku bugombambari cyangwa nugere ku gatsinsino bigehe umutima wawe uriho urakubwira iki nawe wivunika nawe rekeraho kuvuna umuntu ngo umubwire ngo ni ahangaha ngo ni akadomo aho ngaho ahubwo umutima urakubwira iki Kristo arakubwira iki imwese ariko umenye ko hari n'imitima yabaye akahebwe voilà uwo mutima wabaye akahebwe niwo turiho turabwira usubira ku rufatiro jewe icyo nicyo cya mbere numva navuga ikindi cya kabiri ni uguhitamo neza guhitamo wari wabikomojeho umukristo mpuzamahanga umukristo a universal Christian ni hehe ushobora kuvuga uti ni nambara jeans
kugira ngo nisanishe n'abajene nzayambara iyi ngiyi ningera mu bajene nzakirwa mu by'ukuri ntibazanseka ariko ninyica kuva hano nkerekana umurundi nkerekana ivi nkerekana aha hose hariho abatazanyakira mu gihe ningenda ameze gutya mu baciye kuva hasi kugera hejuru bazanyakira kuko barabona ijinsi kuko nicyo bakunda wenda ni nambara itisi bashobora kutanyakira niba ari ishati ni iyihe shati iri bubere abatwarwa n'amategeko n'abagira iki ariko azakubwira ati ko nureba muri Amerika uzareba umukozi w'Imana nka Steven Fatick arayambara icitsa kandi imbere hicaye 5,000 avuga ati nyamara n'umukristo mpuzamahanga na hariya nawe niwe uzi igisubiza ahantu kiri like most of nicyo gihari ni pop culture. Pastor JB yarariho aravuga we mu bagira ikibe kuriya no kumugira iki ariko se mu bagira iki bawe wowe uruhe mugira iki cyangwa washatse kumugira iki abagira iki bawe wabaye umugira iki nkabo wagera buriya mu by'ukuri dufate nko mu muco wacu hano mu Rwanda ubikoze nk'ibyo ugatangira itorero ndakubwiza ukuri kimwe mu bibazo wagira ni ukubona ni ukuba relevant muri ubu bukristo bw'ubu ariko mu bandi bagira iki ndetse muri Amerika muri Zion Temple twigeze kubwirizwa n'umugabo sinzibagirwa wari umwe mu bayobozi wa World Vision wo mu bwoko bw'abahinde wari wambaye amahereni mu muco wabo kwambara amahereni n'isinye y'icyubahiro ariko wambaye ihereni hano bavuga ngo koma shitani batokesha mugane wa Pentecote bakajinariza nawe gira umutima uvuga ngo ubugira iki bwawe ni ubu noneho ni gute waba umukristo uri normal dufate waruvuze Steven Fatick he's not the most influential in the US ntabwo ari we uri influential ariko nk'abo ba Rick Warren ntuzamubona yambaye iyo icitse ntuzabona let's TD Jakes ntuzabona n'abana babo ariko ugendane n'imyaka yego ndavuga abana babo mu mwuka bayobora ubu ngubu kubera iki bemeye kuba relevant muri generation yabo ariko baravuga ngo reka twambare jeans reka dushireho indirimbo reka dukore ibi ariko mbu umukristo wakwakirwa hose na perezida nambona aze kunyakira na ministre nambona nyakire ariko abakristo bari traditional kuko ibintu birahinduka trend iguma ihinduka kugeza ubu hariho abakristo bubu bakishijwe mu gihe cyitwaga Jesus movement muri Amerika mu gihe bakizwaga umusatsi waba gutendera ugeraho barangije banze guhindura ngo bagabanye umusatsi bahindura inyogosho kuri bo gukizwa n'umusatsi ugeraho kimwe nuko abandi kuri bo gukizwa no kudashyiramo agaproduit n'urugero ruto ariko iyo mpinduka reka ihinduke nibihe bidafite nyisano n'ubukristo ariko wige umutima wawe kuvuga ngo ni gute mba umubwiriza butumwa cyangwa umukristo universel nanone kandi ni gute mpinduka relevant mu bugiriki bwanjye mu bagiriki banjye no mu bayuda banjye. Wow, ikiganiro ni cyiza kandi ni kirekire harimo byinshi tutabasha gukomoza mu rusange ariko turimo turavuga ubukristo nibigezweho bigendana gute ese ni ikihe kigwema gusigara ni ikihe kigwema kutuyobora ese ibyo bintu byaturana byabana byashyingirana byakorana byagenda gute Pastor ndagira ngo udufashe tugane ku musozo twavuze byinshi bitandukanye kuri wowe nka resume cyangwa se uwo akurikiye ikiganiro asigarana iki icyo umuntu numva yasigarana nuko ibyo twita ibigezweho akenshi bizanwa n'ibyo dukunze kwita iterambere bizana ibintu byinshi ariko nanone bidusigira amahitamo kandi ibyo bintu byinshi dutangira twavuze ko harimo ibyo dukoresha no mu byo tubikoresha harimo imyambaro harimo imivugire harimo imyitwarire harimo ibintu byinshi cyane icyo rero nashaka ko dutahana nuko ubundi ubukristo ni amahitamo mbere na mbere duhitamo uko twizera twahitamo kwizera Imana bice muri Kristo twabisobanuye ntabwo turi bisubiremo mu buryo buri detaye
ikindi tugahitamo indangagaciro zituyobora mu buryo twitwara, mu buryo dukoresha ibikoresho bigezweho nyine. Tuvuge nka tekinoloji irahari, tuyikoresha mu buryo butandukanye. Hari abayikoresha mu buryo budahesheje Imana icyubahiro, haba ibyo bayikoreraho n'ibyo bayikoresha. Abandi bakayikoresha mu buryo buhesheje Imana icyubahiro, bakavuga ubutumwa. Hari nk'ahantu igeze kujya mu materaniro babiganiraho, ubona harimo abakozi b'Imana batinda cyane kuvuga ngo tekinoloji niyo iteje ibibazo cyane cyane by'ibyaha, cyane cyane bavuga ibintu by'ubusambanyi n'ibiki. Ariko nkabona ukuntu babivuga, ngiye rimwe na rimwe sinemeranya nabo, kuko tekinoloji ni igikoresho, it's a tool in someone's hands. Iyo ntabwo umuntu yayita ngo ni evil cyangwa ni holy. Yo it's a tool. Nko kubona amafaranga ni tool, ntabwo yayita ngo amafaranga ni holy cyangwa ni evil. Mu buryo byatumaga nibaza n'ibintu byinshi. Nkavuga ni bane bavuga ngo tekinoloji niyo ituma haba ubusambanyi bwinshi. Nibuka yuko kera iyi tekinoloji itaraza, abakuze kera barabizi, abana batoya bakoraga bene ibyo wenda bahuriye mu kuragira. Nta tekinoloji yari ihari, ariko babaga bahuye mu kuragira, umuntu afite inkoni ye n'iki bakiyaranje ukuntu. Abandi bahuriye aho bagiye kuvomera amazi nabo bakora. So nuvuga ngo ikibazo si ibi ngibi tuzengurutse, ikibazo ni ibiturimo. Tekinoloji ishobora kubigaragaza, kwihutisha amakuru yabyo wenda. Igiturage si ikinyamuri. Urabyumva? So rero nkaba narangiriza kuri iki ngiki. Twebwe tubirebe, tubirimo, kandi harimo tutazahagarika kugeza tuvuye muri iyi cyangwa se Yesu aje. Nidunatinde cyane ngushaka kubihagarika. Twebwe tuba abakristo nyabo. Ikindi dukore ibyo Imana idushoboje step by step. Yes. Umwijima utwugarije, twebwe dushakisha imbaraga zishoboka. We light a candle. We light a candle. Umunsi kurikiraho dushobora to lighting the 2 candles. Nibishoboka tuve kuri candle none to lighting amatara manini, gutyo bijyanye n'imihamagaro yacu ndetse n'Imana zitirimo n'ubushobozi Imana idushiramo. Icyanyuma rero, hari ibibazo bimwe nafurageje kubikomozaho. Hari gisanga ibibazo bimwe bidafite ibisubizo, ariko iyo ukijwe nyabyo, Imana igenda ikuyobora ikaguha n'ubwenge ukabena ibisubizo ndetse utanabyibajije. Mu buryo hari n'abandi usanga iyo umutima watahuhaye Imana, niyo wamuha igisubizo gikwiriye, nta nubwo yagishyira mu bikorwa. Rero nuvuga ngo nibazo tukibaza, bimwe twabona n'ibisubizo, twebwe dutinde cyane kugukunda Imana. Kandi n'ibyo bibaza nuko zimwe navuze ngo ibibazo bamwe bakunze kwibaza ngo biri mu buryo bubiri. Ngo hari ibibazo bijyanye no kwibaza ku giti cy'ubugingo, hari n'ibibazo bijyanye no kwibaza ku giti cy'ubwenge. Iyo wibaza ibibazo bijyanye no ku giti cy'ubwenge, wenda ngapo baye mu philosophy ukibaza byinshi, wabyo ko igisubizo nacyo kongera ukakibaza gutyo nibigire rucyo. Ariko iyo wibaje ku bibazo bijyanye n'iki cy'ubugingo, usanga icyo ubaza wowe intention yawe birenze just kumenya gusa gushaka kurushaho kwegera Imana, kurushaho gusaba n'Imana. Ibyo ngibyo nakuzi kuri byose bafite ibisubizo, kandi umwuka w'Imana aragufasha. Imana ibaha umugisha. Amen. Reka dusoze no kwa Pastor Flori. Nawe ducire ku mayange gatoya cyangwa se duhinire ni gute uwadukurikiye asigarana iki mu rundi ruhande. Abaroma 12:2 nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo mugire cyangwa n'iby'iki gihe mugire guhinduka mugize imitima mishya. Icya mbere, shorera imizi muri Kristo, iga kumenya Kristo kurusha kumenya iby'iki gihe. Iby'iki gihe biragenda birashira, ni ukuvuga imodoka y'ubu ejo izavaho, ibintu trend, imyenda y'ubu ejo izavaho, ariko Kristo n'umushoreramo imizi. Ubu Kristo bwawe buzagufasha kurebera isi mu ndorerwamo y'ubukristo bwawe, aho kureba ubukristo bwawe mu ndorerwamo y'isi. Bifitanye isano n'iriya kampanye urimo muri iki gihe? Yego, bifitanye isano na kampanye. Yego, urayibasobanurire tubone gusohoza. Urakoze kubw'uyu mwanya. Kampanye dufite ni iyi ngiyi nyine, ijyanye n'ivugabutumwa, aho itorero ryose rya Zion Temple umushumba yadushishikarije kubwiriza ubutumwa. Turiho ni iminsi 21 yo gusarura, aho duhitamo dukora ibintu bitatu. Ni ugusengera abarimbuka
ni ukubitaho nanone kandi ni ukubabwiriza ubutumwa bwiza. Urabona kubera ibi bihe bya covid ndetse n'iterambere ry'imijyi rimwe na rimwe bituma ibiterane binini bigenda bibura, ariko hari ikitazabura ni ubusabane bw'abantu. Umuntu umwe average asazana inshuti zigera mu 150. Umuntu umwe average acquaintances cyangwa abandi wamenye bashobora kurenga bakagera mu 3000, ariko 150. Twe isengesho ni iri: ese wahitamo 10 batarakizwa, abavandimwe, inshuti, abantu mukorana ku kazi, fata umwanya wo kubasengera. Narababaye numvise hari abakristo ubu batajya basengera barimbuka, batabiheruka, basaba umugisha, basaba kubohoka, basaba kugirirwa neza n'Imana. Isengesho no kuvuga ngo ese twasubira kuri wa muco wo gusengera abarimbuka. Umuvandimwe wawe uyu munsi apfuye, ese yajya mu ijuru, izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, tubiteho mu buryo bumwe. Bamwe wenda babuze akazi kubera ibi bihe turimo, abandi business zabo zarahombye. Ushobora no kumwoherereza agafuka ka kawunga. Ni igikorwa cyiza gishobora gutuma ubona yuko umwitayeho. Ubikore no kumwandikira message utikomera, no kumwandikira ukamubwira ati ko ngiye mu masengesho n'iki wifuza yuko nagusengera, no kumukomeza no kumushikamisha. Bamwe barahungabanya, hariho abantu batamenyereye kwibana bonyine, ariko ibi bihe bya lockdown bituma batava wenda mu nzu cyangwa bataha kare, bari bamenyereye kujya hanze. Hanyuma ibyo ngibyo bigukingurira umuryango wo kubitaho. Ni kubw'ibyo rero ushobora nako no kubabwiriza. Ushobora kubabwiriza ubutumwa ukoresheje ubuhamya bwawe, kuko ni inkuru yawe. Nk'inkuru Pastor JB yaratubwiye ukuntu yakijwe kuri university, nta wabimwambura, nanjye nta wabikwambura. Utangiriye kuri iyo nkuru, nurangiza umubwiriza ubutumwa bwiza uko umuntu yakira Yesu umwami n'umukiza. Ubwo rero tubibafasha dukora za video n'ibindi binyuranye bituma abantu bamenya uburyo abantu babwiriza ubutumwa bwiza. Turizera niryo sengesho ryacu yuko muri iki gihe cyacu abazarimbuka bazaba bake niduhaguruka twese tukabwiriza ubutumwa. Icyambabaje kurushaho ndangiza nuko ubushakashatsi bugaragaza ko 97% by'abakristo batajya babwiriza ubutumwa bwiza. 72% bazi yuko ari abapastori, ari uruhare rw'abapastori nkawe nanjye kubwiriza ubutumwa. 97% ntibarazana, 97% ntibabwiriza mu buryo buri regulier, 95% ntibarazana byibura umwe kuri Yesu Kristo, kandi bazi kubazana mu bimina cyane, barabizi kubivuga cyane, ariko bazi kubazana muri deal, ariko ntibarabahamiriza. Mbese twahaguruka tugahamya. Niwo mutima wanjye, nicyo cyifuzo cyacu nk'itorero rya Zion Temple ku Gisozi. Benshi bari mobilize, barahagurutse. Zion Temple Gisozi bamwe bafite izo nyota. Muri iyi minsi muzagenda mubona ubuhamya butandukanye kuri social media z'itorero, kuri social media zanjye, bamwe batanga ubuhamya bunyuranye noneho bwabo bwite abakristo, kuko buri wese afite aho Yesu yamuvanye. Hari aho twapfupfunutse twese mugane bamubwiriza butumwa. Rero nicyo cyifuzo, nawe koresha social media zawe, utanga ubuhamya, ugira icyo uvuga, igishoboka cyose ugikore kubw'inyungu za Kristo. Wow, benshi murababwiriza, mubabwira ibimina. Mfite umuvandimwe umwe yigeze kujya muri business icuruza amasafuriya. Yavuze isafuriya ndeba inota 30. Ndavuga ni ukuvuga isafuriya ushyizemo Yesu ugazibona n'isafuriya, warahinduye benshi. Rero nk'uko umukozi w'Imana bivuze, nyamuneka tuvuga ubutumwa, dufasha abantu, tubabwirize. Umuntu yaravuze ngo abantu bashaka kurwanya urukundo ubakunda, abandi bakarwanya ubutumwa ubabwiriza, ariko ntawe uzarwanya isengesho umusenyera ngo abishobore. Sengera abantu, mubingingire, Imana izabakoraho. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, wenda tuzongera duterane ku cyumweru gitaha. Iki ni ikiganiro Iron Sharp Show. Twari twagize amahirwe yo kwakira abakozi b'Imana, Pastor JB na Pastor Flori. Ngira ngo mwabakurikiye kandi mwaguwe neza kubw'ibitekerezo by'ubwami babashije gutanga. Pastor, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze Pastor ari kutwakira, Imana ibaha umugisha. Bizera ko n'utaha muzagaruka kuko abajene barabakunda cyane.
nimudutumira tuzaza. Nzabatumira of course. Imana ibaho umugisha nawe mwadukurikiranaga, reka tugane ku musozo, tuzongere dusubire ku cyumweru gitaha amasani yandi kuva 11:00. Ikiganiro ni Iron Sharp Show, mwari kumwe na Pastor Eric Ndizeye.